ngo bari mu buzima buri bungana donc ahantu hamwe ibintu bigendeye mu mubare kuvuga ngo iwanyu swate ni 7 iwacu ni 10 sibyo aho ngaho urareba ukavuga ati bariya ni bake aba ni benshi nivyo nyene naringiye kuvuga utegerezwa kubohereza gutandukanye kuko 10 na 7 baratandukanye njyewe ngiye kubasobanurira ngiye kubasobanurira ngaho eza nababwiye ngo hano turi kuri kamera umubyeyi wawe so ukwe ugomba kumukunda 100%. Ni umubyeyi wawe 100%. muraho neza nshuti bavandimwe mukurikiye YouTube channel ya Jolie TV show tubahaye ikaze mwese aho muherereye twongeye kubyegereza mwese ngo kaze kuri YouTube uyu munsi dufite ibyishimo n'umunezero zo kwakira abavandimwe kuri YouTube channel dufite abavandimwe batatu turagerageza kubabaza ibibazo ndetse no kuganira bisanzwe kugira ngo tugende twungurana ibitekerezo twubaka imiryango twubaka aho dutuye ndetse twubaka n'igihugu turatangira batwibwira reka dutangirire mu kuboko kw'iburyo kwacu reka twumve umuvandimwe atwibwira akurikirane n'abandi murakoze amazina nitwa Muhire David abantuye hano muri Kentucky muri Louisville arakoze cyane nanje ndagira ngo je baranzi duhorana nabo kabisa nitwa Jolie wa mukobwa wanyu wa mama wanyu ujya sister wanyu ujya nyine ujya mu mama musanzwe muzi kuri Jolie TV show nitwa Jolie kandi tubahaye ikaze tena kuri Jolie TV show ku bantu bari bagize iminsi batatubona twagarutse na vibe nyinshi so tumeze neza kabisa ngira ngo nuko urakoze nitwa Mujyanama Rose nyama muhana wa Louisville Kentucky kaba bivuka ari ruguru dowa ruguru mene n'inyawaremba n'inyawaremba uruwango n'inyawaremba arakoze cyane bakazagira navukiye hano yibwiranye neza umuvandimwe tinje yewe mvuka ruguru kuyivuko ni Nyawarimba ku Kabingo mu Minembwe ese ku Kabingo no mu Minembwe atandukanye gute ko abantu bamwe bavuga ngo ku Minembwe abandi ngo mu Minembwe ngo abandi ku Kabingo nyine difference ya Minembwe ni mu Minembwe ni imihanda ni centre ni Minembwe hose ni Minembwe hose ni mu Minembwe ni komine ya Minembwe urumva komine kandi yabaye komine oya Minembwe yonyine yabaye komine ijyande bayihinduye ariko yari komine yabaye komine ntabwo tiremezwa ariko ni komine urumva uko bimeze ni kwizo ni wo mujyi mukuru wa yes urumva uko bimeze Minembwe itangirira za Rugezi ikagera za Mikarati ayiwawe twese Mikarati zabone mu Minembwe Minembwe ahubwo cyangwa sangira amagahwera baba ariko ni mu Mikenke irimo dufatire ko Minembwe igarukira Mikenke na Mwenga dufatire ko Minembwe igarukira mu Mikenke kurumva iyo yose yitwa Minembwe ariko tubazi vy'amakomine abanyakaringi babarizwa mu Itombo iri Tombo babarizwa mu Itombo abo hakurya ya Wiko Imwenga twebwe tubarizwa mu Bashimunyaka muri Rurenge muri Rurenge twebwe tukabarizwa mwebwe muri Abitombo
karingi urazaga vuga we oya nitonge nitonge ibyo ntabwo twari ariko ni Minembwe nyine ya murakoze cyane Minembwe murumva ko ari abana b'Imurenge cyane mwavukiye Imurenge ivuko ya murakaze cyane murakoze kwibwirana ubwo abantu barabamenye cyane hanyuma nk'uko bisanzwe ni kuri Jolly TV show atubwiye ko agarukanye ama vibes agiye atandukanye imbaraga nyinshi cyane ubwo mwitegura ibiganiro byinshi hanyuma topic y'uyu munsi tugiye kuganira ku bijanye n'ingo ikijanye n'ingo aba bose baraha ngire ngo mwese murubatse turi kumwe n'abapapa babiri turi kumwe n'umudamu kandi batuye muri Amerika rero uyu munsi kandi no abibazo byinshi kandi niyo haba amatatizo yo mungu uyu munsi topic tuzanye itandukanye n'izindi topic zose dusanzwe twumva reka tubibabwire ni topic ivuga ngo ese hano mu mago yacu ko tumaze igihe twumva amakuru y'ingo avuga ko umugabo n'umugore baturanye bashakanye kandi Bibiliya itubwira ko ari umubiri umwe ariko bagira akaunti zibiri zitandukanye umwe akaba muri banki undi akaba mu yindi nk'uko umwe yaba muri PNC undi akaba muri US Bank cyangwa Bank of America ese ibyo bintu biterwa n'iki niye mpamvu umugore n'umugabo bagira banki zibiri kandi no kugira imwe byemewe iyo topic niyo twashatse ko tuganira uyu munsi wa none abatumirwa muze kuyivuga umwe azoza sesengura vuga uko yumva kugira ngo dukomeze rero tubahaye ikaze reka dutangire nahoze hano atubwire uko abyumva akurikirane na madamu hano ndetse n'umuvandimwe murakoze cyane kuri topic ni ziroroshe gusa tubanje kubabwira ngo mukore subscribe mukore share rero uko impamvu abantu bakora amakonti atandukanye biravana njye uko mzumva biravana na management y'urugo hari igihe abantu bashobora kuvuga ati dukoreye ama account abiri wenda imwe izobe saving iyindi izobe checking tuvuge ngo umuntu umwe wenda ku rugero wenda niyo bazoza bakoresha iyo umugore cyangwa iyo umugabo iyindi bayisavinge kuko amafaranga wenda yari hamwe hari igihe wenda bashobora kuyakoresha uko bayabona ari kuri account bose bayahembwe akaba ariko ashira iyi irashobora kuba inzira imwe iyindi nzira irashobora kuba inzira y'abagabo barenganya abagore cyangwa abagore barenganya abagabo bakanga ko bahuza account kugira nyine ngo umwe atabangamira ubundi cyangwa se harashobora kuba harabaye impamvu runaka y'umubano mukeya muri bino bihugu muzamwumva abantu bavuga ngo abagore ngo nibo ngo bafite ijambo nyine ugasanga umugore abaho azaneza umutwe gusa ngo araruta umugabo kandi mukuri guhari bazabishira abantu bo muri Amerika gusa ku ngo zimwe nyine babonye ubushobozi barasara cyane abagore barasara nyine bigira uko bumva kuko nimba akoze kubera abagore bacu batakaza bakora twari ugutegera isabune ku mugabo umunyu ni umugabo amakara ni umugabo ikindi cyose cyari umugabo ubu nyine yaba yinjije amafaranga akumva kuko atotegekwa mu nzu cyangwa se akumva ko yokwifata uko yumva ariko mukuri guhari je numva ibyo bintu biravana n'imibanire abantu babanye kandi buriya iyo mufite account zibiri
mukaza mwicara ngo se turishura amabire gute nk'abafayisite ujya nta rugo ruhari mwashaka murara kumurara utararengaho ese kugira akaunti zibiri umwe akagiriye induye wari uvuze ngo tuvuge mu buryo bwo gusevinga ese ntimushobora gusevinga mufite ikarita imwe cyangwa account imwe mwembi okay mushobora kuba mufite account imwe mukagira ikarita zibiri umwe akagiriye undi ese mu buryo bwa saving ntimushobora gusevinga kandi mufite account imwe ni ngombwa ko mugira zibiri uko bimeze sinzi ko nasobanuye neza reka subira mpavuga murashobora gufunguza banki zibiri zitandukanye ariko zombi mukazigiraho amakarita atari ukuvuga ngo imwe checking yanje umugore ntayizi indi checking y'umugabo umugore ntayizi ariko iyo mufite mwembi mukazigiraho amakarita ukavuga ati nimba ndafite amafaranga anga cyangwa se nimba nkeneye gukoresha ariya ndayakoresha nawe nimba akeneye gukoresha hariya arayakoresha ibyo ngibyo nabivugiye mu gihe haba hariho umwe atagira ikarita yahariye undi atagira ikarita yahariye ubwo ngubwo ni uburyo bwo gutandukana naho ni ugutandukana mu buryo ukiraho uvuze ngo iyo umugore atamenya amafaranga uza winjiza mu rugo ukiraho ngaho utamenya ngo wahembwa ngaho kwa kundi gusama mubanye kurera abana ariko tuba mubanye ukiraho ngaho ese mu gihe uvuga ngo mugize account zibiri sibyo zombi uzifiteho access n'umugore azigizeho uburenganzira sibyo umugore zombi afite carte zayo zombi nawe ufite ikarite zayo zombi ese ico gihe ibimaze iki kandi mufite n'ubundi mwari mugifite imwe n'ubundi wari ufite kadi yayo nawe akagiriye iyo yindi imaze iki aho nje no gusubiza kanyihashya subiza kuba mufite banki icyambere njewe ntabwo ngira zibiri ariko njewe ndabishigikira ni inzira imwe yofasha abantu mu gusevinga bivanye nuko mwabyumvikanye mukavuga ati reka dufungure iyindi banki account kugira ngo izodufashe mu gusevinga amafaranga turashobora kugira ikarita zibiri kuri konti imwe kagira ikarita yanje nawe kagira yiwe tugafungura n'indi kagira ikarita yanje nawe kagira yiwe mu gihe twese dukeneye kuvuga ngo tugiye gusevinga nimvuge ngo amafaranga nzoza mpembwa azaba ya saving leta ntanga ya karita mbese ya account ku kazi bavuga ati amafaranga yaho niyo azoza tuya saving kubera ko urabizi ko iyo twahembwe twese turaziranye hano ni check ku check hano abantu muri Amerika tubakabisha abantu twese abantu benshi tutegera kuri check ya buri cyumweru cyangwa se ya byumweru bibiri amafaranga yirinjira kuwa gatanu mwese ni ku masoko no kuwa gatandatu ku isoko ikindi cyumweru yashika ku masoko kohereza ku isoko kohereza nuko nivyo tubamo saving ni make hano ntayo tugira nyine kuvuga ngo urahembwa ngo uhita ufite ngo $500 ngo uje kuzisavinga zahe wapi barababesha so ukavuga ngo byibuze reka mfate iyi account tuyigire saving tuyabike noneho duse nkaho ari amakarita tuyabike twembi tuyafata tuyabike wowe ukiraho ese ko kuri account imwe yego ibifite checking na saving ese kubera ko udashobora kuyasavinga ukayamanura muri saving ahasigaye mukagira management gusa yo kuvuga ngo iki cyumweru turakoresha ya ari yandi tuyashire muri saving ariko mukifuza kugira ikarite account zibiri impamvu abantu hafi ya twese nyine iyo tugiye gufungura ama account ukora checking na saving iyo uzi ko ufite amafaranga kuri saving kuri ya account uko mbitekereza uzugenda anytime ku isoko ukavuga ngo mfite $20 ku mfano tereka ngamije kugura amata washika ukabona n'agahuzo ukabona n'akarato n'agasafuriya ukabona
kuri saving ari amafaranga ukamuyazamura si kuri telefone se uzamuyazamura aho ngaho utishishe kubera ko nayo aba ari hahandi hafi uzamuyazamura ukabashyira kuri checking ugaswapa ikarita aho ngaho ntuzugira ubushishe bwo kuyakuraho uzamuyazamura kuri telefone ukamuyatransfera okay urakoze cyane yeah ukiraho no kuvuga ngo ikintu kivuze mu bantu icyo mbaye numva wewe nuko utifitiye donc udafite icyizere cy'uko ushobora gusevinga ngo bikunde yego sibyo kubera ko noneho n'igihe cyose ajya amafaranga n'ubundi ushira muri nimba muvuze ngo amafaranga yahoze hano cyangwa umujyanama niyo tuzoza twishuraho ibintu byose niyo duhahisha niyo twishuraho amabiri iyawe muri saving sibyo ni ukuvuga ngo n'ubundi arya yo ku ikarita ya mujyanama nashira niko uzavuga ngo muri saving n'ubundi muri iriya karita dufitemo amafaranga mva kubwira iyo mwakoze iyo mibare mwafunguye izo banki zibiri ku mufano ya makarita yazo baba hari igihe ugenda kuri banki avuga ngo ntabwo nkeneye ikarita biremewe hano yes sinkeneye murashobora kugira n'ikarita mushobora kugira karita ufungura account twabwira ngo ikarita iyi account nzifunguye nzoza nyihembego ariko I don't need the card biremewe bakaguheza karita ya ATM yo kuri amafaranga gusa nabwo limit ni bari 500 yarenga iriya ya ATM gusa ntabwo yishujana mu isoko ngo iswapa zirahaba iyo ngiyo ta karita yayo uba ufite ni ya saving kandi wabuze mugomba kuba mufite ikarita zawe mwembi zibiri iriya babaha zibiri za ATM oya reka gushiramo ATM iyo mwayikoze iriya ya saving ntabwo mufata amakarita yo guswapa mufata amakarita ya ATM gusa ugenda kuri machine gusa ugakura amafaranga ariko iyo ufite saving kuri account isanzwe sibyo none se nkubaze wogenda mu isoko ukagura ibintu sibyo ugasanga nyine toto y'ibyo waguze ni amadolari 100 ugasanga ufite ka 80 hari ubwo wabisubiza kandi uko muri saving ari amafaranga aho ntiwabisubiza uzamuzamura amafaranga direct umva nkubwire biravana n'uburyo uba warabifatiye mwaje nta muntu uzusubiza uzuko saving aho ngaho munsi ya checking nyine wabisubiza wewe wabijanira iki umenya ko baranse abari inyuma yaje gusora abana musubije ibintu ikibazo tugira cy'abanyafrika kubisubizayo ntawo guseka ni uburenganzira bwawe uzi ko wavuze ko udashobora gukora kuri saving ari saving ikibazo tugira twebwe abanyafrika reka twumve umuvandimwe ikibazo tugira twebwe abanyafrika nuko umudamu cyangwa se umugabo aja guhaha akagenda atabanjije kwandika ibyaha kwandika buri kantu kose agiye guhaha aragenda ashika muri wo cyahuye nacyo awushukana ya mafaranga afite ta ekonoma yakore amafaranga afite ku ikarita akamagenda yashika hari aho kwishura barangiza kumubarira gucuma yakubitaho ikarita fika agahita ahamagara gute ahamagara umugabo tifite amafaranga amagira ku ikarita none nyohereza aya ngaya atabanje gukora imibare akiri mu rugo ndagura kino kandi abagore bacu natwe turabigira okay none wowe wumva hobaho ikarita zibiri akaunti zibiri ngiye ku giti cyane ko mbitekereza sivuze ngo abacu bavuze ngo zibiri zibeho cyangwa imwe ibeho ku giti cyane ngiye mvuga ko ku ruhande rwanje ko hatagomba kuba amakarita abiri cyangwa se konti zibiri hagagombye kubaho konti imwe konti imwe kugira ngo mwese konti imwe muba muyifite access sinshobora gufata amafaranga ngo nohereze muri Afrika umugore atabizi sinshobora gufata amafaranga ungende ngura ikibanza mu Rwanda umugore atabizi ikindi cyongeye ntiwavuga ngo muratunga ikarita zibiri kujya mutuzi ikarita zibiri na pini z'amakarita ziba zitandukanye kandi kujya mwamaze gutunga ikarita konti zibiri mu nzu
kujya mu bamurukubiri. Yes. Umwe azavuga ati turishura inzu swati dolari 500 urazana yanzana. Keraga habaye wewe nawe Kupira hagati y'umugore n'umugabo. Mubamugiye gusigarira kuki kubana. Yes. Ntabwo uvuga ngo turatunga konte zibiri. Harageraga hamwe. Ntabwo muri abapangaye. Kugabura n'abana. Hazogera. Yes. Sindi umupangaye kuvuga ngo ntumbi konte umugore ntayizi. Ntazi amafaranga ninjiza nanjye sinza yiwe yinjiza. Yes. Ubwo rero ntabwo muba turuba rukiri urugo. Right. Ngiye cyo no ushishikariza abantu batuye muri ibi bihugu by'amahanga. Nuko bogira account kandi bakavugira hamwe. Kuko nta mugabo woje gufata ngo arengeze amafaranga ngo yajane muri Afrika cyangwa yohereza bene wabo. Birahaba. Yego birahaba. Ubwo ntabwo bose uwo taba akivugira hamwe n'umugabo. No swate n'umufasha wiwe bakivugira hamwe. Ariko icyo je no vuga ku giti cyane. Uko bogira ko ndi ikindi cyongiye muri Afrika ko twabonaga amafaranga. Umugore yazabona amafaranga bangana yanjye cyangwa umugabo bangana yanjye. nta jambo yariraga Tajyo. Ijambo ryo bararigiraga ariko si bose. Bararigiraga. Mu Rwanda nkababaye mu Rwanda wenda ari baye. ari we Ndi wapanze mu Rwanda. Mu Rwanda warapanze. Umugore iyo umugore atagushaka warinjiraga mu nzu. inde Mu Rwanda. Uyu mugore atagukeneye. Umugore atagukeneye nta ntushobora kwinjira. ubu gutumiza ngo uzoza kuba kwanyana ko umugore atabiza akabona Akanti. oya nti yo kwanga Arakwihorera ukaza ariko mu bana hariho rakini. reka bibaye vuba Ariko ku ruhande rwanje zagombye kuba twese dukoresha konti imwe ibindi bikaza nyuma ariko ari uko tu Yes, reka mbe ngukomantaho gato. No kuvuga ngo uko numvise. No kuvuga ngo mu gihe mufite account zibiri. Umugore afitiye umugabiye. Ico gihe n'igihe cyo kwishura inzu cyangwa cyo guhaha. Muravuga umugore zanaya nanje zanaye. Sibyo? Muri ico gihe nta bumwe burimo. Kera Mwiko guhangana. Hazaba undi munsi umugore akubwira ati ebana uyu munsi zana donke nimba mwishura inzu 1000 akubwira ati zana 800 njewe ndazana 2. Urumva usange deja nakubwira wazana 800 nawe wanga ati zana 5. Sintanga 500 800 kandi twembi dukora. Abashobora kubikora ari uburyo bwo gusevinga gusa batarugiriye ngo bagabura amabire. Niyo karita niyo konti mwasevinga. Ariko uburyo bwa saving ni na bwinshi. Mushobora kugira account imwe, sibyo? Yes, mushobora kugira account imwe. Mufite compte bloqué ikindi. Mufite saving y'uburyo mushobora gukuramo amakashi. Mufite saving mushobora kubwira bank yari kuri buri paycheck ya buri cyumweru. Muzoza mudukiriza $100 cyangwa 200 muyashira. Sibyo? Ibyo byose ni uburyo bwiza bwo gusevinga mwumvikanye. Ariko kugira amakonti abiri. Umwe tazi iyuriya undi ntazi iyuriya. Ibyo bintu. Umwe akimenyera ngo nje ndamenye yanje harabo nigeze kumva jewe uyu hano muri uyu muhana dutuyemo. Kumugore agira account yiwe umugabo ntayizi donc umugabo ntazi password yayo cyangwa se pin. Urumva umugabo afitiye umugore ntazi password cyangwa se pin yayo. Urumva nuko babanye bamara kwishura amabiri nuko nyine umuvandimwe avuze zanaya undi zanaya akabigiye umugore arenganya umugabo. Abana nyine abana mu kubagurira. Urumva hakabigiye umugore yivumbura akavuga ati abana nabawe baguriye. Urumva ngibyo bintu urumva ibyo bintu byose rero
ni ibibazo biri aha mu miryango. So nimubwire abantu na njengeye kubasobanurira faranga ntizituma abantu babwirana amaguru batumuco hari ikintu mutumvishije mwatubajije ngo ese ibi bibazo by'abantu bagira ama account abiri mubyumva gute mubifata gute bino bintu by'ama account abiri harimo inzira zibiri harimo inzira imwe gusengera ubwo gusiba kurumva nababwiye murashobora kugira ama account abiri ubundi ko murashaka gusa nk'abantu bagira ariko turashobora kugira ama account abiri yombi tuyagira amakarita kugira ikintu ufite muntu kuharangiza gutya hari abantu bamwe batazi gusevinga amafaranga kuri konti bazasevinga cash kubera cash iri mu nzu kusesa hari abantu bazasesagura amafaranga atarabamo kurumva cyane kusesagura gusa kandi tusesagura wenda ngo wayagiye hanze wayataye ariko hari ibintu ugura bitari muri gahunda kubera ushika mu isoko ugakunda ikintu ugahita ugitora kubera ugira gutya nyine ukumva nyine ibyo bintu ugomba kubigenza iyo ni inzira imwe yo gusevinga amafaranga mu bwumvikane hakaba indi nzira nimba mwari musanzwe mwari mubanye mu buryo butari bwiza muri Afurika yashika hano tuje udafungura account yawe cyangwa mwari mubanye neza ashika ino icyuya kikamukubita cyangwa imbere kamukubita sino abagabo nimwe cyane kubera umaze muduha akagira icyuya nyine akumva kuko yageze ahantu hataye kandi hano ntabwo ari ahantu hataye ni kimwe n'ahandi hose ni kimwe n'ahandi hose Amerika ntabwo ari byo kuvuga ngo usenya ingo ariko iyo dukurikiranye ahangaha kuri YouTube dusanga na Saint Valentin ejo bundi ku 10 nimba ari na zimwe aya mahuza tukura zosenya ahubwo awe nyagotomera yasabye inkoko kurumva n'abari abasabye amakoko ngo baraje kurya inkoko kandi ntayihari rero ugasanga rimwe na rimwe ko biragenda ko biravana n'impamvu ino hari ibibazo byinshi bishobora gutuma abantu batandukana abakunda ivyo bigari ugasanga ntakeneye ko abana n'umugabo ku mafaranga umugabo ntakeneye ko umugore amenya amafaranga ye kandi ugasanga wa muntu wabikora nabakomeye mu nzego zo mu kanisa mu nzego zisanzwe ugasanga ngo n'abakristu ariko atabana n'umugore kuri account ariko kiterera mu gisimba mwashira mu gisimba agiterera kandi umutima warabuze none se kurumva barapfuye imitima ntegere buri hari ikintu abanyamurenge bazabashira tuzashira ku mugaragaro bene wacu baturusha ugasanga hari ikintu camuvunye atazavuga kandi agapira mu isoni kandi buri yuvuze ubukizi yuvuze ubukizi ariko ugasanga bimwe gusa babaho gusa n'ukwivungira ngo ntakundi hari abantu bubakiye ku muco gusa ugasanga ico ni ikibazo rero icyo nubabwira gusevinga mu buryo bwa account imwe gushobokera bamwe abandi tibashobokera bakabagira amakarite bose hari urumva iyo tugifite konte zibiri ariko twembi tuzifite amakarite ni konti imwe iyo nziziraba zibiri ese uremezanya nawe ko mwagira ikarite ya ATM gusa cyangwa mwagira isanzwe biravana nuko management y'urugo gusa biravana nuko mupanga ariko rero iyo gusa umugabo atazi saving y'umugore cyangwa se checking y'umugore kwa kundi habaye akantu atubwira abandi ariko yacecetse ubutumwa nyotanga abapasitori turangaje imbere umurimo w'Imana nibabwira abantu bakangurira abantu babigisha abantu bababwiza ukuri bagende bumvikane abantu bareke gusa nka foyer mu Kinyamurenge n'abanyeshuri bihuje n'abapangayi bapanze inzumwe igihe temporary igihe runaka igihe kizarangira ariko mu Gifaransa foyer ni urugo yes bivuze ga mu Kinyamurenge abantu bagasa nkaho ari foyer rero abantu nibareke kuba muri foyer
abantu nibareke kuba muri foye areke kumva ko hari abigiye twese gito dufite imiryango muri Afurika batanayifite bafite abandi ubufasha turabafasha ariko tubivuga kuko nimba ubafasha urugo rwawe rugomba kugira ariko rero abantu nibareke ibyo bintu byo kuvuga ngo umugabo ntamenya amafaranga umugore yahembwe kandi ari umukozi w'Imana n'umugore nareke kutamenya amafaranga umugabo yahembwe nareke kutabyitaho n'ibyo agomba kwitaho abana n'abanyu nubwo umutonagira n'abana amafaranga n'ay'urugo akazi n'ak'urugo tibivuga ko nimba mbuze akazi ko nyirasha adashobora kwishura ibiri zose no mu rugo iwacu muri Afurika bakabaho ariko ugasanga umwe ngo ni ukumenya biwabo undi ngo ni ukumenya biwabo nta rugo ruhari mwarakinguye oya ariko mukiraho hari abagabo baza barenganya abagore barahari turabazi mukiraho shemeye ukamuvuga ngo njewe nje mugabo kumva iwanyu ngo nije mutwe w'urugo iwanyu bari muri Afurika iwacu bari muri Afurika ariko nyine abariho cyangwa bari ukubesha kumva ngo wowe uzotanga 100 abariho cyangwa bari ukubesha abari umutwe w'urugo cyangwa bari ukubesha akuba umutwe w'urugo bisobanura gukandamiza uwundi oya ntabwo bisobanura gukandamiza uwundi none muvugira hamwe none nk'abagabo azavuga ngo iwanyu ngo iwanyu w'umugabo haje 300 iwacu iwabo umugore haje 100 barahari hano turaturanye ubwo rwasambutse kera umva mukamuvuga ngo iwanyu se ngo ni kwishura inzu ngo bazoza bideburira ngo mukujya bazoza bideburira ko iwanyu utashe aho abo bagabo rero barahari ngiye kubivuga mu buzima busanzwe birahari hano ndabivuga hano turi kuri kamera turi kuri kamera urugo rwacu kurumva no niwabo w'umugore abohereza ifaranga kwa ba data bukwe mu yandi magambo data bukwe namufasha 100%, ariko mu gihe bitabaye ngombwa ntabwo biba biri mu nshingano uburyo urugo rwonsambukiraho 100% ngo mupaka ngo bise nko guhangana nimba nyohereje iwacu nyohereze no kwa data bukwe kandi umugore akora uko umukobwa ntagira umurava yandi magambo umukobwa banza wumva buriya turuzi runo rugo rwacu tuba tubayemo tuba turi abasita twembi ariko mfite aho mvuka sinyavutse basita tuba turi abasita ntabwo nyaje sinyashotse ngo nyamamera ku basita guke sitiyo navuye ko ndakubwira aho ngaho ko ndakubwira ni byiza ko tubafasha ni byiza ko dufasha ababyeyi ariko si itegeko niwanyu si itegeko ni itegeko si itegeko nta rugo urubesha 100%. ugiye kubikora nuko Bibiliya iravuga ngo wowe mugabo uzosiga se na nyoko ubane n'umugore wawe ariko ntabwo yavuze ngo uzosiga se na nyoko aje kubana no kwa sebukwe okay yavuze ngo ntawe dufasha siko ariko umwira yavuze ngo ntibudufashe wanyu ngo yoheze 300 ngo washijana ubuzumva gutasheme ngaho je kugice cyane impamvu nabivuga biravana n'impamvu tuvuge kwa basobukwe wenda nabo habari abandi babafasha badahari nje uri nawe ni wowe uhari nawe ni wowe uri hano wenyine kweki tutotanga amafaranga angana kweki mwumva no aho ngaho mwagize ariko yes tegera none oya aho ngaho reka twumvikane kino kintu ni ukuvuga ngo okay umudamu abiwabo bari muri Afurika iwacu bari muri Afurika sibyo nimba ari ukuvuga ngo ni ukohereza sibyo hariho kohereza kuratandukanye hari igihe ushobora iwanyu mushobora kuba bafite ikibazo runaka bafite abanyeshuri benshi bishura inzu bagira gute ni ukuvuga ngo abo ngabo batandukanye
naho abiwanyu swata umudamu sibyo bari mu nzu yabo tibafite abanyeshuri biga ku bigo wishura sibyo so urumva ko ibyo bintu bitandukanye murabalansinga icyo gihe ukareba hariya hari uburemere nimba ari iwacu fata ko bamwe bari mu nkambi sibyo mu nkambi bararesha cyangwa bari i Kigali bombi ni amasakodezi fata ko bombi bari ahantu mu buzima haresha bombi baresha muzi inshingano n'ikitari inshingano banza wumve Jolie ni ukuvuga ngo nimba bari mu buzima buresha sibyo okay bari mu buzima buresha mwembi mukora nubwo mutokora mwembi agakora umwe mwembi mukora bishiremo okay mwembi mukora mwobohereza mugiye mwumva nyine bokohereza gute okay tegera mugiye mwumva ko ari ngombwa kubohereza mubohereza ngana kurumva kugira ngo hatabaho iminjyane hagati yawe donc mu muryango kugira ngo habeho ubwumvikane mubohereza ngana nanone ni bwa bumwe turiko dushaka kugira gute kubaka okay mugihe umugore adakora kandi wabo nawo bariyo mugihe umugore adakora kandi bombi bari muri bwa buzima sibyo reka guseka mugihe umugore adakora nanone bombi bari muri bwa buzima naharohereza kurya angana ariko utegwa n'umubari bafite mu rugo iwabo oya nanje nabivuze uko nabivuze ntegera banza unyumve uko nabivuze n'ubundi igisubizo natanze nuko mwavuze ngo bari mu buzima bungana donc ahantu hamwe ibintu bigendeye mu mubari kuvuga ngo iwanyu swate ni 7 iwacu ni 10 sibyo aho ngaho urareba ukavuga ati bariya ni bake aba ni benshi nizo nyine naringiye kuvuga utegerezwa kubohereza gutandukanye kuko 10 na 7 baratandukanye njyewe ngiye kubasobanurira ngaho eza nababwiye ngo hano turi kuri kamera umubyeyi wawe so ukwe ugomba kumukunda 100%. Ni umubyeyi wawe 100%. Icya kabiri afite umuryango wiwe avukamo urumva nawe ugira umuryango wawe uvukamo kandi umuntu ntagirwa na se na nyina agirwa na base wabo na ba nyirasenge n'ibindi nawe iyo avuka agira ba nyirasenge akagira ba gutyo urumva rero ntabwo umuryango wanje imba mpembwa ngo nkubite iyo mibare yose urumva nimba hari uburyo habayeho hari uburyo bitagenda neza kwa muzehe ngomba kubafasha nimba bari mu nkambi ngomba kubasapotinga muri bwa buzima urumva ariko n'igihe ntayohereje tiyontuka ariko ukayohereza iwanyu oya baza ntituragera harya bombi bose bari mu buzima buresha aracyari komeza mubanze mwitonde tiyontuka oya banza iwanyu utahohereje ngo banza mwumve nawe hari inshingano izo nshingano ntarengwa mubanze mwumve ndashobora kuja gushingira abana cyangwa barumuna bawe urugero kandi umubyeyi gafite abana kurumva kubera ari inshingano nosaba nimba nta buryo mfite gasaba data bukwe akayimpa aramutse itabonetse nta kibazo ariko ba data wacu baramutse batampaye cyangwa bakuru baje
nyoba blaming ni inshingano hari ibintu by'inshingano none mugiye kwa baso wanyu bataguhaye inka ko ndashaka gusobanura ko wewe ashaka kutwumvisha ko ga shatse kubwira ko ari vouloir ibyo dukora kwaso ibyo dukora mu mutima mwiza ariko ibyo mu rugo iwacu aba ari condition umenya ko umugore wawe wumve uno munsi noneho ico wavuga reka mbanze mugarure reka mwumvise kuvuga abagore basigaye barigize za mapepe nico gituma abantu basigaye bagira ama account menshi ugasanga atakireba umuryango ashatsemo ijisho ryarahengana basigaye bareba iwabo baza wumve icyo nico cyabaye ingorane none se reka ngubaze side y'abagore ndabwira abagore ariko mu buryo bwiza uzonarebe umukobwa yashatswe abasa nkaho avuye iwabo akibagirwa iwabo tahibagirwa ariko hari inshingano zimwe na rimwe arasapotinga ariko tibiri mu nshingano 100%. umva nkubaze muri iki kinyejana turimo niki muhamwirengagiza banza mwumve hano muri iki kinyejana turimo naho dutuye sibyo ni imyaka tugezemo ese ushobora kureka gufasha sobukwe kubera ko atari inshingano ariko iwanyu ari inshingano akaba ari gufasha wa umudamu wawe we tafite inshingano zo gufasha iwabo cyo kimwe n'uburyo nawe zifite kandi ga umva nkubwire reka mbanze mbabwire umva baza wumve gato kandi ga wibuke ko hano murakora mwimba amasaha amwe muhemba amafaranga angana ariko tibisigura ko hakorera iwabo wewe kurakorera iwanyu none se nico nakubwiye nico twavuze wibuke ko tugitangira mwavuze ko umugabo ashobora gufata amafaranga sibyo ashobora gufata amafaranga akayohereza atabwiye umugore kiri mu byinshi imiryango kuri uyu munsi ufasha amafaranga wohereje abiwanyu ntabwo utanga inka hano mu wawe ntabwo utanga inka muno tutabanje kubigendesha inama nubwo bikora nibwa buganzwe gabatuganzwe ntabwo kuganzwe naho turi hari ibintu bikaziririzwa baraguhamagaye umugore ntatanga inka umugabo hari sheme ahubwo ntabwo azayitanga nyine ntabwo azayitanga ari muri abantu aca ese yavuze ngo n'uw'inyabarimba umwana w'umukobwa ntagira ijambo niho habizana zararangiwe yego ndabisobanura impamvu mbivuze iwe karavuga ngo ni uburenganzira bw'ijana ku ijana gufasha iwabo ngo ariko wowe mukobwa ngo si uburenganzira kubera ko umva ko umwana w'umukobwa iwe adafite agaciro kwa se na nyina agomba kubafasha 100%. uko ufasha uwana naje ngomba kubafasha reka ngusobanurire wewe aho gukora pfuza abakobwa umva nkubwire wowe uburyo umukobwa tafite ijambo iwabo kandi atagomba kubafasha 100% agomba kubafasha reka ngusobanurire reka nsobanura iyo umukobwa ari mu rugo iwabo kurumva ni ijana ku ijana nawe yashatswe kurumva ijambo gushakwa aba yagiye ariko nawe iyo washatse uzi uba uri mwanya iyo washatse uzi uguma mwanya hapana umwana w'umuhungu tibikibaho icyo mutirengagiza ntabwo guhara usanga kenshi bamwe ni inzira zibiri uzamusanga azamahengamira ukamusanga baramube buzuye injuguke nta mwana w'iwanyu wa mu nzu ibyo kandi barabuze ababigisha baramubana ukamusanga abandi basanye barushe babanga umugore wawe mbese baramuna b'umugore wawe barushe babanga umugore wawe baruzuye mu nzu kurumva icyo kintu ni kirekire twoshoka cyumvikanaho twovuga zokora pasi tu ariko rero icyo mbabwiye nimba umukobwa ashatswe
iyo kera hari ukuntu yagenze hano hari ibintu biri mu kuba biri gusenya ingo tari nyavuze ugasanga umugore ngo bavuze ngo babaye bakira inzu kandi kwa sebukwe nta nzu bagira Montegere simbese iyo nindi nayo scenario kabisa iyo si none shebe kubera ikatariza komeza kubera iki kandi oye ntabwo byumvikana ni gute umugore yakuzuza inzu yageraho kuzuza inzu umugabo atabizi uzaba zakora ibyo sibyo niba ngashakwa oya ngashakwa umugabo ari muri Afrika kavuga ngo mu gihe azoza nta burenganzira bwanze bangifite kubera ko tuzabagabo baje b'abanyamurenge none ni gute reka nkore vuba umugabo mu gihe ataraza ubakiri wanyu kuko namara gushika ukasanga iyo ndiyo bari inama uhawe ubwira bataraza nkakubwira iki nikubwira ubwo basi ko harugu ni ko twavuze ngo gutunga konte zibiri uba barasenyutse kuva kera abakobwa bafite ubwenge mugiye gushaka nta bwenge muzamusigamo bakiwanya amazu abagabo iyo baje bakabasanga kuri abakangurira simwamva kera abagabo kuntu babivuga kuri abakangurira gusenya kuri bakangurira gusenya nimenya ko wayubatse utarambwiye uzokurikira ngaho noneho urayubatse inzu ahubwo ushobora no kubikora aba yisenyeye no gusenya icyo nari ngiye kuvuga rero icyo nakubwiye hari inzira nyinshi iyo abantu bakoreye amafaranga zisenya urugo hasi wayo abantu bagomba kuba bafite akawunti imwe icyo bagiye gukora cyose bakacyumvikanaho nimba ari abo babyeyi bakabafasha mu buryo bumwe oya tuzakora pate tuko numva tutumvikana kubera ko reka nkubwire hari igihe kwasohoka uko babakinga amafaranga baba bafite ikibazo kubera ni ababyeyi bawe nabo baba bari mu byarimwe gusa ko ndabivugira urugero sinovuga ngo urugo rurubakwa nimba habayeho kuvuga ngo nimba wohereje iwanyu 200 undi wabo waroherezwa 200 ninyohereza 250 haba ikibazo mu rugo ubwo so urugo tuba twubakiye tuba twubatse ntabwo ruba rurimo iba ni yafoye yo gukontribuwa ijya foye twavuze mu kinyamurenge utarifoye mu Faransa rero ugasanga nyine ni byiza kubafasha ukazubagenera hari ibintu byo kugena hakaba n'ibintu bya kondisiyo hari ibintu bya kondisiyo ugasanga ni ibintu bimwe bifite umurongo mwiza ndashobora kuvuga atereka ngurire data kuko wandika 5 azuza akamamata kandi ugasanga aranyuzwe n'umutima we wose kandi anza avuga neza ko afite umukwe mwiza sibyo kandi ayandi mafaranga azamwohereza keka rugo gusadaka mugana w'abakecuru gusadaka niba nyohereje wacu 200 kamutera 50 ariko narafite akantu banza mu ntegi banza mu ntegi baguhaye umukobwa ngo wahe 50 banza mu ntegi yaho n'urugero nyatanga oya ndibo ngo amuvuga ubwo naho urugero nabyibuka icya kabiri zivuga ngo nkamagana ni 150 urabivuga ite bari 150 urugero rwa urugero oya ko mukubacinyiza hasi hari abantu mubanze murekarangize urugero n'urusanzwe hari abantu bakiri ikintu kabaha umutahe kandi bakamera neza abo ibyo birumvikana ariko akabigira iwanyu batokwemera umutahe ega encane umutahe nushira muraruha mu ngarukire twakoresha ahubwo mureke ikiganiro cyabaye kirekire icyo mbabwiye mureke tuzakore part 2 siko kwiza kubera discussion zabaye nyinshi zaba ndetse ni discussion subiramo no ndabivuga mu cyongereza cyangwa Faransa discussion uziganga singa twarize amani yaragakoze
Epwe amani. niko turarangije Part 2. ariko mutegereze part 2 Yeah. izaza ari umuriro. part Fire, 2 fire. nahanyine Thank you so much. guys thank you so much Mwadukurikiye, mwakoze. ku bantu badukurikiye mutanga inama muzane inama ku bwinshi Ibitekerezo byo byinshi cyane. mutubwire uko icyo tuzakora ubutaha icyo muzifuza muri comment tuzakibazanira murakoze cyane so much. utarakora subscribe nakande kuri Jolie TV show nukanda Jolie TV show uzamusangaho urebe n'ibiganiro yagiye akora byiza byiza unabi likinge ukomentinge unasharinge Yeah. guys uzaba ukoze cyane ciao ciao akaryoshye ntigahora mwitama Bye. bye